buri mwaka mu gihugu cyo mu Bushinwa abaturage baho basha kurya inyama ziturutse ku bikeri zingana toni 1,500,000 kandi izo nyama nazo zavuye ku bikeri biba byorowe umunsi ku munsi kandi bikitabwaho bigatanga inyama ziza kandi ziryoshye zikundwa n'Abashinwa benshi batandukanye ndetse n'abakerarugendo benshi basura igihugu cy'Ubushinwa. Ikigo cyitwa Chinese Academy of Engineering gikora ubushakashatsi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cyo mu Bushinwa. Ikigo cyakoze ubushakashatsi ku bworozi bw'ibikeri bukorwa mu gihugu cyo mu Bushinwa batangaza yuko buri mwaka leta y'Ubushinwa ishora amafaranga arenga miliyari 50 z'amayuan buri mwaka muri buno bworozi bw'ibikeri, akaba ari amafaranga asaga miliyari 7 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. The Chinese Academy of Engineering ku bushakashatsi bakoze muri raporo basohoye muri uwo mwaka bongeye gutangaza ko buno bworozi bw'ibikeri bubasha guhakaza abantu barenga miliyoni 1 y'Abashinwa buri mwaka, bose bakabona akazi bivuye kuri buno bworozi bw'ibikeri, yaba ari ukubyorora, yaba ari kubifata neza ndetse no kubigurisha ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye byabishamikiye kuri buno bworozi bw'ibikeri. Abaturage b'Abashinwa ntibabema kuvuga yuko inyama z'ibikeri zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, yaba ari izitwa potassium ndetse na vitamine A, ndetse bakomeza gutangaza yuko inyama z'ibikeri ku muntu wese waziriye kandi ku bwinshi atabasha kugira indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo nk'umutima, kurwara impyiko, kutagira amaso areba neza ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye, bitewe nuko bizera ko zino nyama z'ibikeri ziba zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye kandi zabasha gukiza indwara nyinshi kuri buri muntu wese urya zino nyama ku bwinshi. Si gusa kandi mu mahoteli menshi atandukanye n'amaresitora yose mu gihugu cyo mu Bushinwa menshi akunda guteka zino nyama kandi Abashinwa bakavuga yuko bazishimira. Aho ugendeye ku biciro fatizo by'amasoko menshi agiye atandukanye mu gihugu cyo mu Bushinwa wasanga inyama z'ibikeri zihenze kurusha inyama z'inkoko. Tugende ku mujyi wa Beijing, umujyi mukuru w'igihugu cy'u Bushinwa, bitangazwa ko ku giciro fatizo cy'amasoko asanzwe muri mujyi wa Beijing ikiro cy'inyama z'ibikeri kiba gihagaze amayuan hagati ya 30 n'amayuan 70. Aya mayuan akaba ari amafaranga ari hagati y'amadolari n'amadolari 10 yose. Tubeshyize mu manyarwanda twasanga ko kino kiro cy'inyama zituruka ku bikeri cyaba kiri kugura amafaranga ari hagati y'5,500 kugeza ku mafaranga 13,880. Mu giciro fatizo cy'ikiro cy'inyama z'inkoko mu mujyi wa Beijing ku masoko asanzwe kandi atandukanye kibarirwa hagati y'amayuan 25 kugeza ku mayuan 50. Aya mayuan tuyashyize mu mafaranga ya banki y'Abanyamerika turasanga yuko ari hagati y'amadolari 3.48 kugeza ku madolari 6.88. Hatashyize mu mafaranga y'u Rwagasabo twasanga ko ikiro cyonyine cy'inyama z'inkoko cyaba kigura amafaranga hagati y'2,770 kugeza ku 9,550. Ibi kandi byumvikanisha ko mu mujyi wa Beijing mu Bushinwa ku masoko asanzwe inyama z'ibikeri zihenda kurusha inyama z'inkoko. Si gusa kandi ubworozi bw'ibikeri ntabwo bukorwa mu gihugu cyo mu Bushinwa gusa, ahubwo mu mugabane wa Aziya mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'Ubushinwa, Cambodia, igihugu nka Thailand. Ibyo bihugu byose ubworozi bw'ibikeri bukora ku byinshi kandi bukabyara inyungu abaturage babo ndetse n'igihugu cyabo. Mu kiganiro cy'umusekwana ku bworozi bw'ibikeri ukuntu bukorwa mu gihugu cyo mu Bushinwa kuva batangiye kubyorora mpaka bigiye ku isoko cyangwa se inyama zabyo zitangiye kugurwa ku isoko n'Abashinwa benshi batandukanye cyangwa se abaturage bose bagiye mu gihugu cyo mu Bushinwa mu bukerarugendo. Aho rero ubwa mbere ugeze kuri iyi channel nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Muhaye ikaze. Ubworozi kugira ngo ubashe gukorwa bufata ibyiciro bine byonyine kugira ngo umusaruro wabyo ubashe kuboneka, ndetse n'aborozi b'ibikeri kugira ngo babashe gufata inyama zabyo bazohereze ku masoko menshi agiye atandukanye kugira ngo bigurwe. Reka dore ku cyiciro cya mbere. Ku cyiciro cya mbere Abashinwa babasha gucukura ibyobo byinshi bigiye bitandukanye bagashyiraho amashashi. Nyuma yo korosa amashashi kuri ibyo byinshi bitandukanye baba bacukuye basukamo amazi menshi kandi meza bagomba kuba nta mwanda na muke urimo. Nyuma muri aya mazi bashyiramo ibikeri by'ibigore n'ibikeri by'ibigabo bakayimazamo hagati y'iminsi 7 ndetse n'iminsi 14 byumvikanisha ko ari icyumweru kimwe n'ibyumweru 2 mu kugira ngo bibashe kubangurirana. Nyuma y'ibyumweru 2 byonyine bimaze muri aya mazi biba byateye amagi menshi cyane, ubundi bagafata ayo magi bakajyana ku cyiciro cya kabiri nacyo kiba kirimo ibyobo byinshi kandi birimo amashashi. Gusa nabo baba barashyizemo amazi menshi kandi meza, aya magi akaba ariho bajya kuyashyira uburyo kugira ngo bazamaze igihe kinini zabashe kwituragamo ibikeri bazorora bikazavamo inyama nyuma. Aya mazi nayo agomba kuba afite isuku nta mwanda na muke urimo. Si gusa kandi bakora uburyo bwose ayo mazi nta bushyuhe bwinshi agomba kugira cyangwa se ubukonje bwinshi bukabije, bitewe n'uko ubukonje bwinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi bwarangwa muri aya mazi bwabasha kwica aya magi ataraturagwa. Si gusa kandi kuri iki cyiciro cya kabiri tukaba tugezemo cyo kuba bafite aya magi babasha no kuyagurisha ku masoko menshi atandukanye cyangwa se ku bandi borozi batandukanye mu gihe bashaka kuyagura nabo bakajya korora mu ngo zabo cyangwa se ahandi hantu hose hatandukanye. Muri make kuri iki cyiciro cya kabiri babasha no kubona amafaranga menshi atandukanye mu kugurisha aya magi byonyine. Nyuma y'iminsi hagati y'5 ndetse n'7 aya magi bayituraze yaravuye mu dukeri duto cyane batugabanya inshuro zirenga 5 ku munsi kandi baduha ibiryo birimo intungamubiri nyinshi zadufasha gukura vuba kandi mu minsi mike cyane. Ibi bikeri bito cyane mu buryo bigabura kugira ngo babashe gukora cyane. Hari inyama ziseye kandi z'inkoko, inyama z'imbeba ziseye ndetse n'ibindi biryo byose byabugenewe babiha kugira ngo bibashe gukura vuba. Nyuma yaho hagati y'iminsi 19 n'iminsi 26
ahangaha tugeze ku cyiciro cya gatatu. Habafata bya bikeri bito bito cyane bakabivana muri bino byobo nanone bakabishyira mu bindi byobo bya gatatu. Si gusa kandi muri ibyo byobo bya gatatu nabyo haba harimo amazi meza nta mwanda na mucyo urimo, ndetse kandi mu bishyuhe bikomeza kubungabunga mu buryo kugira ngo bino bikeri bibasha kugeramo bitazapfa cyangwa se bitazarwara indwara nyinshi zitandukanye, umusaruro bagakwiye kubibonamo ntibawubonemo. Kuri icyiciro cya gatatu babasha kugaburira bino bikeri inshuro 3 zonyine ku munsi mu buryo bwo kwirinda yuko aya mazi yakwandura bitewe n'ibiryo byinshi baba bashyiramo. Si gusa kandi no kwirinda indwara nyinshi bino bikeri byakwandura bitewe n'umwanda mwinshi w'aya mazi. Kuri iki cyiciro cya gatatu bagaburira bino bikeri muri aya mazi igihe kiri hagati y'ukwezi kumwe n'igice ndetse n'amezi 2. Aho nyuma y'amezi bamaze kubona umusaruro ugaragara kandi bagiye gukora isarura ry'ubu bworozi bwabo. Nyuma y'amezi 2 yose babigaburira muri aya mazi, ibikeri byinshi biba byarakoze ku buryo bugaragara ku buryo nk'igikeri kimwe cyo gifite hagati y'amagarama 430 kugeza ku magarama 2800. Aha twavuga ko bagiye ku gice cya nyuma cyo gusarura bitewe n'uko baba barabonye yuko umusaruro wabo bifuzaga bawugezeho. Reka tujye ku gice cya nyuma. Ku cyiciro cya nyuma cya kane kiba gikurikiye barisarura, habatangira kubira ibikeri byinshi bibyibushye bakabitandukana bya bikeri biba byaragiye bigira indwara nyinshi zitandukanye cyangwa se biterekana umusaruro nk'uwo bashakaga. Iyo bamaze gutandukanya ibikeri binini byakuze neza ndetse n'ibikeri bitabasha gukura neza, icyo gikurikiye bari kubyoza bakabivana imyanda yose itandukanye byavanye muri byabyo byororerwagamo mu buryo kugira ngo babashe kubisuka mbere y'uko babijyana ku masoko atandukanye. Nyuma yo kubyoza kurikiraho kubibaga kandi bitonze bakabivana ibice byabyo bitagira akamaro harimo nk'uruhu ndetse n'ibindi bice bitandukanye bidafite akamaro. Ndetse kandi bazibaga neza ku buryo nta bumara na buke bwabasha gusigara mu nyama imbere. Nyuma yo kugira ngo abashinwa babashe kubaga bino bikeri bafata inyama zazo bakazipakira mu mashusho menshi agiye atandukanye bakazijyana mu nganda aho ziba zigiye gutunganyirizwa. Inganda zitandukanye zo mu Bushinwa zitunganya zino nyama zituruka ku bikeri zikomeje gutera imbere bitewe n'uko abashinwa benshi bakunda kurya zino nyama kandi ku bwinshi. Iyo zino nyama zimaze gutunganywa mu ruganda bazipfunyika mu mashusho menshi agiye atandukanye kandi neza. Si gusa kandi buri shashi yose birimo zino nyama z'ibikeri biriho amakuru yose atandukanye yerekeranye na zino nyama, yaba rigeze zatunganyijwe ndetse kugera ku itariki ya nyuma zino nyama zitagomba kurenza zitararibwa. Si gusa kandi ku makuru menshi atandukanye asohoka kuri buri shashi yose birimo zino nyama z'ibikeri, haba harimo ko zatekwa ndetse n'ibirungo byinshi bitandukanye babasha kuvangana zino nyama zikongera uburyohe. Ibi ngibi kandi bifasha abashefu benshi batandukanye ndetse n'abatetsi bo mu gihugu cyo mu Bushinwa mu gutegurana izi nyama z'ibikeri ubuhanga. Izi nyama kandi mu gutegurwa kwazo zitegurwa neza cyane bitewe n'uko abashinwa benshi bakunda kuvuga ko ziryoshye kandi ziba zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye zifasha umubiri wacu mu kubaho neza. Ndakureba wowe uvuga yuko utabasha kurya inyama y'igikeri ubonye yateguwe, ushobora kuba wayizirya bitewe n'ubuhanga bwinshi buhambaye zino nyama z'ibikeri ziba zateguranywe. Muri raporo yatanzwe n'ikigo cy'ubushakashatsi The Chinese Academy of Engineering yakozwe mu mwaka wa 2017 mu bushakashatsi barimo barakora kuri ubworozi bw'ibikeri mu gihugu cyo mu Bushinwa. Iyi raporo yagaragaje ko buri mwaka leta y'Ubushinwa ishora amafaranga arenga miliyoni 50 z'amayuwani muri buno bworozi bw'ibikeri buri mwaka. Aha akaba arirwa muri miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika bashora buri mwaka muri buno bworozi bw'ibikeri. Sibyosa kandi bakomeje kuvuga yuko buri mwaka abantu barenga miliyoni 1 y'abaturage b'Abashinwa babasha kubona akazi bivuye muri buno bworozi bw'ibikeri, kandi ubworozi bukungwa amafaranga arenga miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika buri mwaka igihugu cy'Ubushinwa nk'inyungu ndetse n'abaturage muri rusange. Amafaranga arenga miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika buri mwaka yungukwa muri buno bworozi bw'ibikeri akinjira mu isanduku ya leta, ahatashyize amanyarwanda ka miliyoni 554 yosaba inyungu ku gihugu cy'Ubushinwa buri mwaka avuye muri buno bworozi bw'ibikeri ndetse no kugurisha inyama zituritse kuri bino bikeri, yaba ari mu mahoteli atandukanye, yaba ari kwakira agenda benshi bavuye mu bihugu byinshi bitandukanye batigeze barya ku nyama z'ibikeri bashaka kuzumvaho bakabasha kuzirya ndetse n'imisoro. Ese wowe n'iki kintu wabonye gitangaje kuri buno bworozi bukorwa mu gihugu cyo mu Bushinwa bw'ibikeri? Uwo ari mushashe kuri Moyo nagusaba kwiyandikisha kuri Moyo kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri iyi channel. Wowe yakoze kino kiganiro nawe wakanda like ndetse na share kugisangiza abandi kugira ngo nawe babashe kubona kino kiganiro nawe wakunze. Ushaka kudunyunganiza cyangwa se itekerezo twazaganiraho utaha waca muri comment ukacyandika tukazakiganiraho. Bifurije n'iryo mu byo mukora byose muhaye muronke kandi kubajyana n'iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Nongeye kubashimira ibiganiro byacu nakagaruka.